Aramutse bavandi, uyu munsi ni ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2020. Uyu munsi amasomo matagatifu twayasanze mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ndetse ivanjiri tuyisanga kwa mutagatifu Luka umutwe wa 10 kuva ku murongo wa 38 kugera ku wa 42. Yezu aratwereka ko igihe yamanukanaga n'abigishwa be mu rusisiro, umugore witwa Marita yamwakiriwe mu rugo nk'ikimenyetso cy'urukundo kigaragaza ko amukurikiye, amwitayeho kandi ashaka kumwereka urukundo. Bageze mu rugo rero, hari undi mugore witwa Mariya nawe wari uhari, nawe amwakira mu bundi buryo, ariko Yezu nubwo mu ivanjiri atubwira ko Mariya ariwe wakoze icy'ingenzi, ariko na Marita nawe ubwo buryo bwo kumwakira ashaka ibyo kumuzimanira Yezu nabwo ni ubundi buryo, ni iyindi shusho yo kumwakira, ariko siyo y'ingenzi cyane mu ivanjiri Yezu. Umusaserdoti rero yagerageje kuduha ishusho y'uko n'uburyo butandukanye babashije kumwakira. Ubwo buryo butandukanye rero bwose bukaba bwuzuzanya, natwe rero tukaba duhamagarirwa kugira iyo shusho, kugira icyo gikorwa cyo kumwakira mu buryo bwacu butandukanye. Uyu akamwakira mu buryo bwe, uyu mu buryo bwe, ariko byose bigakoranwa urukundo, kuko no mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya nawe nibyo yongeraga kudushishikariza, urukundo. Tumwakirana urukundo ruzira uburyarya, urukundo rwo ku mutima, ndetse urukundo kandi rutandukanye rwuzuzanya tugira nk'abakristo. Bityo rero niyo mpamvu natwe duhamagarirwa urukundo, kwakirana urukundo. Uburyo twakira Yezu yego ni mu buryo butandukanye, ariko icy'ingenzi muri byose ni urwo rukundo tumwakirana. Muri rusange ni uko nicyo nabashije gukuramo, nagira ngo nyine mbasangize, mubashe kugiraho namwe uruhare, ndetse mu kuzirikana ubwo butumwa bwiza twakuye muri iyo vanjiri ya mutagatifu Luka. Ikindi, misa yasomwe na Padiri Jean Bosco, padiri mukuru wa paruwasi Regina Pacis, Remera, Kigali. Yatangiye guhera saa 12:30. Abakristu twari 26, bombariyemo n'abakamera, abahereza, korali, natwe na padiri, ndetse muri rusange nuko byari bihagaze. Guhazwa twahagijwe, ariko twahagijwe misa ihumuje. Bigenda bitandukana, hari uwemera ko tuza imbere akaduhaza, ariko uyu mupadiri we yahisemo ko aza kuduhaza, tuza guhabwa Yezu misa ihumuje. Niko yabigenje, nibyo yahisemo, niko akora. Ari byantunguye, byambabaje gutaha ntawe Yezu, kandi Yezu ari we naje nshaka mu bundi buryo. Murakoze cyane.